Halo, muraho neza nshuti zanjye. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Ndabakumbuye cyane. Narimba kumbuye hahandi numvaga rwose naratinze kugaruka mu kiganiro cyacu. Nagize utuntu twinshi tumpuza ngeramo akantu k'akagendo nako k'iminsi mikeya naho ngarukiye ndaza mbabize hari utuntu twangize bize cyane ariko ndahari nduwanyu tugomba kujya tuganira umunsi ku wundi nibura tujye tuhura rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru twibukiranya ikiganiro cyacu cyitwa ngo duhugurane mu tuntu n'utundi. Ndabasuhuje rero aho uri hose mu mpera zose z'isi, ahantu hose waba uri hanze y'igihugu waba uri mu gihugu cyacu, ahantu hose waba uherereye, byaba ari mu bihugu by'Uburayi, ibihugu byo muri East Africa, hirya mu baturanyi bacu, aho uri hose ndagusuhuje n'ukuri nkwifurije amahoro y'Imana, ugubwe neza kandi Imana ikomeze ikugirire neza. Reka rero mbanze nshimira abantu bankurikira mu kiganiro cyanjye. Narababwiye nti nge ndanyurwa niyo mwaba 30, niyo mwaba 50, niyo mwaba 100, nukuri ndanyurwa. Mba ntekereza ko abo ngabo ari b'Imana yatoranyije. Nshuti zanjye rero aho muri, reka mbashimire cyane babwire ngo mukomeze mushyigikire mukora subscribe, mukora like ndetse na share, hasi mujya muduha n'ibitekerezo muri comment. Uyu munsi mbafitiye ikiganiro, insanganyamatsiko iravuga ngo dushyigikirane. Yes, dushyigikirane mu bijyanye n'imikorere uko yaba imeze kose, imikorere uko itandukanye. Waba ukora akazi ko mu rugo, waba ukora akazi ko mu biro, waba uri umushoferi utwara imodoka, waba utwara amakamyo ujya hanze y'igihugu, waba utwara indege, waba uri wa wundi ukora amasuku mu maofisi, nje kubabwira ngo nimureke dushyigikirane. Yes, wambaza uti se mu mazuru gushyigikirana ushatse kutubwira nukuhe, ese ni iki gishyashya tutazi? Ariko mureke mbabwize ukuri, mu by'ukuri buri muntu wese akenera mugenzi we. Niba uyu munsi mfite akazi runaka, ni byiza ko wanshyigikira, ukanshyigikira, ukantera inkunga, ukantera imbaraga, ukantera courage, ukavuga uti ibi bintu ukora rwose vraiment ndagushyigikiye, shyiramo agatege, koresha uko ushoboye, wihindure, ugire gutya, dore hangaha bimeze gutya. Mbese turakeneranye mu nama zacu, mu mibereho yacu ya buri munsi, mu mirimo yacu dukora ya buri munsi. Uyu munsi nje kunenga abantu basuzugura imirimo. Yes, abantu basuzugura imirimo ngo kumva ngo ko ari umuntu umeze gutya, urwego rumeze gutya, ngo ntabwo agomba gukora kano kazi. Umva nshuti yanjye, iga gukora byose kuko ntabwo umenya aho bizakugeza. Yes, hari abantu bicara akavuga ati se mana yanjye, aho kugira ngo njye hariya ngire mesera abantu, aho kugira ngo njye hariya nkuburira abantu mu ngo zabo, aho kugira ngo njye hariya bakoropere mbakorera amasuku yo mu nzu, ndi umuntu wize wihagazeho, nakwemera nkirwa ndyamye. Nshuti yanjye, reka nkugire inama, byuka ushaka ukuntu wagerageza gukora, kuko imirimo dukora niyo itubeshaho. Ntabwo uzaryama ngo buke umunsi wa mbere uryame, umunsi wa kabiri, icyumweru gitambuka, umwaka utambuka, imyaka 3 itambuka, imyaka 10 itambuke, ngo wumve ko ubwo ari ubuzima. Ubwawe burimo kumugara mu bwonko, uba urimo kwimugaza mu bwonko, ntabwo urimo kureba kure, ntabwo uba ureba ejo hawe hazaza, kandi ejo hacu hazaza nitwe tuhubaka. Naje kubagira inama kugira ngo duhugurane mu bijyanye n'imikorere kugira ngo tubeho. Ndashaka kugira ngo mbwire abantu nanone tujye dukomora icyo dukome n'ingasire. Ndashaka kubwira abantu baca abandi intege, shaka kubwira abantu nje narakaye cyane, nje kubwira abantu banegura abandi, nje kubwira abantu bafite ikibazo cyo kugira ngo cyo kurwanya, akakurwanya uri mugenzi we kugira ngo utagira ikintu wigezaho. Nshuti yanjye aho uherereye hose, reka nkusabe ikintu kimwe, nugira umutima wo kugira imbabazi za mugenzi wawe, kutekereza ko hari aho yava naho yagera, nawe Imana izakugirira neza, izakwitura. Kuko baratubwira ngo ibyo ubibye nibyo usarura. Nusarura kutashyigikirana, nawe ntawe uzagushyigikira. Nushyigikira kudatabarana, nawe ntawe uzagutabara. Nudashyigikira
kugira gute gufasha umuntu ngo ave mu bukene, nawe igihe uzaba wagiye mu bukene ntawe uzakwitaho. Reka rero mbabwire tujye inama, twese tujye dushyira hamwe tugire gute. Hari ijambo ry'Imana rimbwira muri Zaburi ya 35, kiriya gice ugenda ugisome. Hano haba harimo abakristo, haba harimo wenda n'abatizera Yesu Kristo, haba n'abatizera Bibiliya. Hano mu biganiro byacu haba harimo n'abasilamu. Ni ukuri twese nta torero ridafite umugeni. Yes, hari abantu bumva ngo niba nsomye Bibiliya ngo sinkurikira iki kiganiro ngo kuko basomye ijambo ry'Imana. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. My friend, Bibiliya ni ijambo ry'Imana ririmo ubuzima. Na Korani na biriya bitabo byose bivuga amagambo y'Imana, byose ni ibintu bitujyana mu kubaho neza, kugira ubuzima bwiza, kugira ngo tubeho dufite ubuzima bw'umubiri ndetse n'ubuzima bw'ubugingo. Buri wese rero mu itorero rye abo wejejwe. Ako kantu kararyoshye cyane. Icyo cyanditswe uzagisome, ndagusabye, kiraryoshye, kirimo amagambo meza, harimo amagambo yo gutabaza Uwiteka, harimo amagambo yo kwishinganisha mu Mana, harimo amagambo meza. Shatse kuvuga iki rero? Niba ndi hano ndi Mama Zulu cyangwa se ndi runaka, ndi kanaka, reba ukuntu ushyigikira imirimo yanjye, aho kugira ngo ndwanye, aho kugira ngo urwanye mugenzi wanjye, aho kugira ngo nawe ubwawe wirwanye utubaha umurimo wawe ukora. Burya kenshi hari abantu barwanywa, hari n'abandi birwanya, atabasha kumenya kumanaginga ngo menye ngo ese imirimo yanjye n'ubuzima busanzwe ndabyitwaramo gute, ese mu buzima busanzwe nditwara gute, ese mu kazi kanjye nditwara gute. Hari abantu batajya bamenya kwikontorora ngo bamenye uko bitwara mu ngo zabo cyangwa se mu miryango yabo, ngo bamenye n'ukuntu bagomba kwitwara mu kazi. Uyu munsi sosiyete runaka iguhaye akazi keza, urahembwa neza, umaze kugera ahantu wumva ko hari aho ugeze, utangiye gusuzugura abakuyobora. Shuti yanjye, hinduka, mbabarira, uve mu bidatunganye, wubaha abayobozi bawe, kuko kari akazi wakabonye ukababaye, kari akazi wakabonye wararaga udasinziriye, kari akazi wakabonye wahoraga mu maganya no mu marira, uvuga uti nzakabona gute. Shuti yanjye, haguruka ukora akazi ushinzwe neza, kandi wubahe n'abagukoresha. Wubahe n'abagukoresha. Nibyo bizagera imyitwarire yawe n'imikorere yawe n'ikinyabupfura cyawe, nibyo bizagena igihe uzamara muri ako kazi. Naje ndababwiye ngo duhugurane mu bintu mu mikorere. Nubona umuntu arimo akora wimuca intege. Nubona umuntu angana nanjye, ndi umumama mukuru munini uri mu myaka iri hejuru, nagiye ku gipangu cy'abantu ndimo ncuruza imboga, mvuga nti mungurire imboga, ntuzajya hariya ngo unseke, kuko buri muntu niwe umenya imibereho ye. Wigenze uvuga ngo umuntu nkawe, yego none se ucuruza imboga? Ubwo kandi ubwo turahuye, duhuriye ku gipangu, unciyeho, ndimo ndakomanga, nikoreye imboga zanjye, wenda ziri ku gataro cyangwa ziri mu ndobo, hari indobo bacururizamo. Ubone ngewe Mama Zulu niterura indobo yanjye, nigiriye ku gipangu, ndimo kwishakira ubuzima. Hari ukuntu mbayeho, nkeneye kubaho, umuryango ukeneye kubaho. Umboranye indobo irimo isombe, ndimo kuyigurisha mu baturanyi cyangwa se mu zindi ngo muri karitsiye. Turahuye, uritonze, uricaye, uravuze uti Mama Zulu, wabaye iki? Ni wowe? Ese kuki wumva ko iyo ndobo cyangwa se ako gataro ntakikorera kugira ngo nshake imibereho? Ngeweho kugira ngo ndyame nirwe nsabiriza nkaho namugaye, ni ukuri nafata agataro nkagacuruza. Najya ku ipangu by'abantu nkajya mbaha amashaza, najya ku ipangu by'abantu nkajya mbaha ibigori bibisi, nanabiteka, yewe nanacuruza n'ubushera. Nafata utujerekani cyangwa amacupa nkashigisha ubushera, nkajya njya kuri buri kigo ayimiri muri urugo, nkabwira nti mungurire se munywa ubushera muri urugo, bakakubwira ngo mwanguriye se mukabyaramo. Erega hari n'uwakugurira akugiriye n'imbabazi, akavuga ati ibyo byose disi uyu mubyeyi, ibyo byose disi uyu mugabo, ibyo byose disi uyu mukobwa, n'imibereho ariho ashaka. Uzi ko hari umuntu ushobora kugura icyo gikombe cy'ubushera cyangwa iryo cupa ry'ubushera atabinywa, kuko akugiriye impuhwe. Uko niko gushyigikirana, uko niko gufashanya, uko niko gufatana mu maboko. Akagura
kandi nyamara atarafite gahunda yo kugura, ariko akavuga ati byanga bikunda uyu muntu arimo arashaka imibereho, ukabona kugiriye impuhwe, ukabona arakuguriye. Nshuti zanjye, nimugerageze muhaguruke dushaka ukuntu tugomba kubaho. Hari umuntu wicara akihandagaza akaguteranya n'abantu. Reka nkubwire wa mubyeyi w'ahantu uri, ishyari ryarakwishe ryarakumunze. Urabona abantu bayiteye imbere, umuntu arimo kwihangira uturimo, yateye imbere, aracuruza bikemera, arigurira umwenda mwiza, cyangwa se afite igikundiro, arahamagarwa mu masosiyete runaka kugira ngo bamuhe akazi, ukitonda ukitokiza ukavuga uti uriya ni mumuhe akazi muragowe, ugasanga wivanze mu buzima bw'uwo muntu. Reka nkubwire mama, nawe musore cyangwa mugabo aho uri, niba ufite iyo mico, akebo kagiye wamugarura. Niba uhemukira umuntu kubera ko yagiye gushaka imibereho kugira ngo aramuke, ukajya hari ukamuteranya n'abagiye kumuha akazi, bigatuma atabona akazi, Imana ikubabarire, uzabona ishyano. Nimugerageze mureke dushyigikirane. Wica intege uri ugiye gutanga akazi, nimureke amuha akazi yigeragereze. Kandi namwe bakoresha, niba umuntu agiye kugusaba akazi, igeragereze wikumva amabwire. Abanyarwanda dufite ikibazo cyo kumva amabwire, aho kugira ngo ubwacu twisesengurire tumenye ngo uyu muntu mpaye akazi ese akora gute, ese ni umuhemu, ese azajya kubahiriza neza. Nawe ugahita wumva amabwire ukavuga uti no, uyu muntu ntabwo bishobotse, ntabwo muhaye akazi. Nshuti yanjye, aho uri hose, niba uzi kujya uhagarara mu mugisha wa mugenzi wawe, ukiyitirira ukavuga uti uriya muntu aho kugira ngo mumuhe ako kazi azabatesha umutwe, ahubwo ni mukambi. Ahantu uri niba ubikora, Imana izaguhana. Imana izaguhana. Nababwiye ngo icyo tubiba nicyo dusarura. Yes, ubibi neza ukayisanga imbere, wabibi nabi ikakugarukira. Uko niko bimeze. Ntabwo uzahinga igiti cy'ipapayi ngo nurangiza usarura igiti cy'ironji cyangwa se indimu. No. Byanga bikunda icyo ubibye nicyo usarura. Nutanga ineza, nubibi neza, nawe ineza izagusanga. Ntabwo ari byiza rero kwitambika mu kazi k'abantu. Iki kiganiro nkivuze mbabaye, ahubwo ngiye mbona kishobora no kuzagira ibice bibiri, kuko kirimo ibice byinshi cyane bitandukanye. Ntavugira ahangaha. Ndeka nkubwire nshuti yanjye, shyigikira umuntu ubabaye, shyigikira umuntu w'umushomeri, gerageza umuvugire, aho kugira ngo witambike hariya uvuga ngo runaka, ngo ahubwo si umuntu ngo aracyaba no mu Rwanda, ngo reka da ngewe ariko Mana yanjye, hari umuntu wansekeje, nako ujya unsetsa. Kandi buriya baba bazi ko abantu mu Kinyarwanda, umunyarwanda yise umwana we ngo mbarimo mbazi. Ngewe nigeze gusetswa n'ahantu nari ngiye guhabwa akazi, noneho rero hacomoka umuntu ntavuze hano, nawe ariyizi, aracomoka ati uwo mubyeyi se muvuga aracyaba mu Rwanda. None se nshuti zanjye, naratangaye. Mfite ibimenyetso birenga 3 bingahe binyereka ko uwo muntu yagerageje kwitambika mu migambi yanjye. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye aho uri, ndagira ngo ngutangarize ngo Imana iyo yavuze yego ntavuga oya. Ushobora kwitambika mu mugisha wanjye hariya, Imana igahita iwusiburika mu wundi, ugasanga n'ubundi ni handi hawe. Niba uriho, Imana yaguhaye kubaho, baho udahemutse. Wikwicara mu migisha ya mugenzi wawe, wikwifuza ibyo Imana itakugeneye. Ibyo babyita kuriganya. Yes, babyita kuriganya. Nta gihe umuriganya yatsinze. Byanga bikunda uriya muntu uriganyije, Imana irabirebye kandi izabikubaza. Hagarara mu migisha yawe, undi nawe hagarare mu migisha ye, two kugira gute, two gutwara imigisha y'abandi. Kandi umugisha w'umuntu aho uri hose, aho yagera, aho yaba ari hose, umugisha uramukurikirana. Ushobora kuba wibeshye ngo umutwaye uwo mugisha, nyamara hari undi uremereye ku ruhande Imana yamuteguriye, ukagira ngo uratsinze, nyamara ntabwo utsinze. Nyamara ahubwo urasebye, uramwaye. Umutima ukubwiye kubeshye, umutima wawe urakubwira ati aya mafaranga uriye yaraye akanaka, ni hahandi hawe. Hari igihe warara utanasinzire kubera igihemu. Twirinde guhemuka nshuti zacu, twirinde guhemuka. Niba hari umuntu ushinzwe kuza mu rugo rw'umuntu, tuvuge wenda hari ingo ziba zidafite abakozi, harimo urugo rw'umushomeri, urugo rw'umusiribateri, hakaba hari umuntu ukeneye kugira gute kwiberaho, akazinduka mu cyakare akajya muri rwa rugo rw'umusiribateri akavuga ati mwambabare mukamakazi, nkajya nza kubatekera nibura, nkajya nza kubakorera amasuku,
nkagenza hagacomoka uwundi muturanyi w'umuntu akavuga ati mwoka byarawe ugiye guha akazi uriya mukecuru, ugiye guha akazi uriya muhungu, ni umujura azakwiba uzumirwa. Kandi ubwo ntigeze ubona aho yibye, nta n'ubuhamya, nta n'umuntu waguhaye ubumenyi ngo akubwire ko yakwibye. Ni umutima mubi gusa uri muri wowe, urarara utekereza kugirira nabi abantu. Reka nkubwire nshuti, umunyarwanda avuga ngo yakaremye n'ikamena. Reka iyaremye uwo muntu aba ari yigira gute imugenza uko ibishaka. Wowe wikwitambika ngo ujye mu migisha ye, nyamara yakabaye abikora kandi akabaho. Nshuti yanjye, aho uri hose, aho unteze amatwi, ndagusabye ngo dushyigikirane. Nubona ikintu hariya, nubona ahantu hashobora kuba hari umuryango wo kugira ngo ubone imibereho, genda urya akara mugenzi wawe. Kwa kundi ugirira neza umuntu, kwa kundi umwifuriza neza, kwa kundi umusabira umugisha, kwa kundi umusabira kubaho, kwa kundi umusabira kurama, hahandi umusengera ngo ntarware, niko nawe ibyo ngibyo urimo umusengera byiza bizajya biza bikakubaho. Imana ikakukavaringa, ikavuga ati uyu muntu ibyanga bikunda afite umutima mwiza, reka nawe muhe kubaho. Nababwiye ngo mugende muri icyo cyanditswe, mujye mwiragiza Imana, mwishyire mu maboko y'Imana, kuko hanze aha ibitugenza ni byinshi, ibitugendaho ni byinshi, ibyatuma tutabaho ni byinshi, ariko Imana ikabitunyuzamo, tukabitambuka, tukagenda tukabisiga. Nshuti yanjye aho uherereye, iri jambo, iki kiganiro kikubera inzira yo kugira ngo wige kugira neza, wige gufasha abantu. Yes. Reka turekere aho ngaho, ni byinshi byo kuvuga, ariko mu by'ukuri nagira ngo nibutse abantu ngo nimugire umutima w'urukundo, mugire umutima wo gushyigikirana mu bijyanye n'imirimo yacu ya buri munsi. Reka ndekeraho, ngiye kuvuga navuga byinshi, tuzongera duhure ubutaha. Imana ibaho umugisha. Bye bye.